yewe gabana we uno mwana yabaga muri urugora n'inshuro najyaga amagenda yewe yo yagukura mu byizerwa pe ariko uyu ni umwana pe urabona kiriya kibuno yewe reka mbyihorere Igipangu hariya amashyano gusa. Ikada bira neza. Murumuna wawe afite ibitako narebye. nayo yose se cyangwa ni urivuka se izi nivuka izi uravuga ashinzwe kumenya Imana igiye guhindura mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amin. Aya ni rebozo wa merdota. aya kandi wewe ko byakunaniye nuko umubona yambaye ngo nawe ngarakaze kagenda azunguza umurizo mu bapantaro gusa ngo nawe ngarakaze Tugufite mwami Yesu tugufite nitwifuza undi murenge hanyuma se mwari mukomeye wa mwana ameze ate umwana yarakize rwose burya yaraye neza nta muro yongeye kwirirwana nk'uwo yaraneye amina burya ntabwo yararanye umuro nk'uwo yirirwa ari amasenyesha amukora uragenda nabikubwiye burya imana ni nziza imana irakora umuntu agomba kwizera ibintu bari byiza nanjye mba ndahanga ndi gushakisha ubuzima nyine urabona ko naduka napfuye kugira gutyo ndavuga reka mbe yashizeho urabona bigenda se sha biragenda pe buriya rero uje tukaganira neza ntabwo
nakongeramo udufaranga ukareba ko wateza imbere. Imana iguhe umugisha kabisa. Uzashaka umwezi tuganire. Tubiganireho rwose. Buriya wankoreye ikintu gikomeye cyane kuri uriya mwana. Nkoze ku mutima rwose. Ntabwo nacana ntamushuru. Reka ngende buriya nzakuvugisha na madamu twongere tukuvugisha ubusuru. Cyane rwose. Ishinze mbinda iracyari kumwe n'umugabo wanjye niko wandaya igihe nakwiyamiye nanubu naniza nzakunoba umva igihe nakwiyamiye ku mugabo wanjye naniza nzindere nawe ndakurambiwe ishinze indaya ntabwo nawe nyisanga umva cishwa hano ndakuze ngo umva nawe ndakurambiwe niba umukunze muca hano niba umukunze ndavuze ngo muca hano cishwa hano